tubonye umuhanda rwose byadufasha imodoka igaturuka i Kigali ikambuka hano tubonye nk'ikiraro n'inzu nayo yubakiwe n'abadamu kandi turengera n'umwana rero ufite ejo yarapfuye arwaye rwagasha n'umwijima. Ikijyanye no kurwanya umwanda cyangwa kwita ku isuku muri rusange ni gahunda ihoraho. Mwongeye kwirirwa mwebwe mwese mwakomeje gukurikira gahunda za BTN. Uyu ni wamanya ikiganiro Rasa Ntego na BTN kuko musanzwe mubizi kandi mumenyereye ni ikiganiro bugezwaho nanjye Bizimana Bergine. Gira ngo mumaze kumenyera rero yuko ikiganiro Rasa Ntego ari akagaruka tuba tuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye mu mibereho y'abanyarwanda muri rusange, ariko tunarebera hamwe cyangwa se twibanda ku byateza imbere igihugu cyacu hirya no hino muri rusange. Ni muri uru rwego rero kuri uyu munsi turi buganire ku nsanganyamatsiko igira iti ese kutagira ubwishingizi bishobora gusubiza iterambere ry'igihugu cyangwa se bishobora no gusubiza umuntu uwo ari we wese inyuma mu buzima bwe. Iyo niyo nsanganyamatsiko turaba twibandaho, ngira ngo mu kiganiro cyacu tugenda tuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho turi buze gushyiraho umurongo wa telefoni abafite ibitekerezo bakagenda baduhamagara batanga ibitekerezo byabo. Yewe dufite n'urukuta rwa Facebook page ariko BTN TV Rwanda, aho ushobora gukora like bityo ukabasha kohereza ubutumwa bwawe bugufiya. Si ibyo gusa kandi hirya no hino aho ushaka hose badukurikira, ari kuri za YouTube aho ibiganiro byacu biherereye kuri BTN TV, ukajya kuri YouTube ukabasha gukurikira ibiganiro byacu mu gihe utabashije kugikurikira cyose cyangwa se mu gihe wasanze ikiganiro kigezemo hagati. Hirya no hino hose ugenda ubasha kubona ibyo tuba twaganiriye kandi biba bihari no ku mbuga nkoranyambaga. Ni muri uru rwego rero kuri uyu munsi tubafitiye abatumirwa baturutse mu kigo Radiant, ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho tugiye kuganira nabo bakagenda badusobanurira ku kuri iyi nsanganyamatsiko bitewe n'ibibazo turi buze kuganiraho, ariko turi buze kuza kwibanda cyane cyane ese ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro buhagaze bute, butangwa gute, buhabwa abande, iyo babuhawe se bakagira icyo kibazo baza kwishyurwa hashize igihe kingana gute. Niyo mpamvu twabatumiriye abakozi baturutse mu kigo cya Radiant Insurance Company kugira ngo baze kudusobanurira byimbitse uko ubwishingizi bukorwa. Si ubwo gusa turi buganireho, turi bwibandeho, ahubwo turi buze no kwibanda ku bwishingizi bwo kuba umwana yajya mu ishuri cyangwa se umunyeshuri uwo ari we wese. Turebere hamwe ese abanyarwanda koko bafite ubwitabire buhagije mu kwitabira ubwishingizi mu mashuri? Ese niba batabufite biterwa n'iki? Ese ubwishyu bwabo bwo nibwo buhenze? Reka rero duhe ikaze mu kiganiro cyacu abatumirwa bacu. Turahera hano ibumoso bwanjye, utangire wibwira abadukurikiye. Murakoze. Abadukurikiye kuri BTN, amazina yanjye nitwa Cyusa Gashayija Joseph. Mfite amazina maremare, so murakoze cyane. Nk'abandi umuyobozi muri service zigendanye n'ubucuruzi muri Radiant Insurance Company. Nkaba nshinzwe ibyerekeranye na communication ndetse n'ibindi, ariko urebye nicyo kintu cyane twibandaho cyane mu kazi kacu. Murakoze cyane. Mwakomeza namwe mwibwira abadukurikiye. Murakoze. Nitwa Yohani Maria Vianney Twagirayezu, nk'uko mubivuze ni umukozi muri Radiant Insurance Company, nkaba nshinzwe by'umwihariko ibinyabiziga, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ni ukuvuga amapikipiki, amamodoka. Hanashingwa n'ishami rireba ubwishingizi bw'amashuri y'abana, by'umwihariko ibyo nabyo ndabishinzwe. Murakoze cyane. Ngira ngo ahari mwiboneye abatumirwa turi kumwe muri aka kanya. Ngira ngo rero dukomezanye tuganira, tugiye gutangira ikiganiro kirambuye. Nabibutsaga yuko turaza gushyiraho umurongo wa telefoni mu byo turi buganire byose, ari ufite ikibazo ku buryo aza guhamagara akaba yakibazo cyangwa se igitekerezo. Ngira ngo reka duhere kuri Joseph Cyusa atangire atubwira noneho Radiant ni iki, dusobanure mu magambo arambuye. Ese iki kigo koko by'umwihariko gikora ibiki? Murakoze cyane. Ikigo cy'ubwishingizi Radiant ni ikigo cy'abanyarwanda, ni ikigo kimaze imyaka navuga ngo ni myinshi, kuko buryo ikintu kirenze umwe, 2, 3, 4, 5, tukaba turi mu mwaka wa 6 dukora nk'ikigo cyitwa Radiant Insurance Company. Tukaba dufite icyicaro hano haruguru ku nyubako ya Chic cyangwa se ahahoze Tom Muhima, niko benshi bahazi, ariko tukaba dufite n'amashami menshi hirya no hino mu gihugu agera kuri 36 kugira ngo anarenga. Kuvuga ngo dufite bivuga ngo turahari mu gihugu cyose, nta hantu tutari. Hanyuma Radiant Insurance Company ni ikigo cy'abikorera, gifite intego yo guha ubwishingizi bwose bushoboka
abanyarwanda ndetse n'abantu bose baba batuye mu Rwanda. Ikindi navuga kuri Radiant Insurance Company, ni kimwe mu bigo bikora neza mu Rwanda, ntabwo natinda kubivuga kuko dufite certificate mpuzamahanga cyangwa se icyemezo mpuzamahanga cy'imikorere myiza, kandi akaba ari natwe twenyine tugifite mu Rwanda. So nkaba navuga nti ni kimwe mu bigo rwose bikora neza mu Rwanda bitanga serivisi z'ubwishingizi, ariko nkaba ntabura kurangiza mvuga ko iyo turebye ku rutonde rw'ibigo bitanga ubwishingizi mu Rwanda, tukareba statistique cyangwa se imibare itangwa n'ikigo kituyobora twese nk'abacuruza ubwishingizi aricyo Banki Nationale y'u Rwanda, ubona ko rwose turi ku mwanya mwiza. Bivuze ngo dufite uburambe mu kazi, dufite ubunararibonye, kandi dutanga serivisi nyinshi z'ubwishingizi umunyarwanda wese yatanga. Hari igihe njya nkunda kuvuga nti serivisi dutanga z'ubwishingizi kuva umwana avuka kuzarinda apfuye dushobora kumwishingira. Ubwo rero aho yanyura hose, yaba akivuka bari mu bitaro turamwishingira, akaba yabasha kuva mu bitaro nta kibazo afite, kuzageza igihe azagera ku ishuri tukamuha ubwishingizi bwo kwivuza, bwo kwiga, akazakura akazaba umugabo cyangwa se umugore, akazifuza gushinga urugo rwe tukaba turarwishingiye, imirimo akora dushobora kuyiha ubwishingizi, agakomeza agakura, akaba yagera no ku rwego rw'ayobora ibigo runaka cyangwa se agira business, iyo business tukaba twazishingira, yewe ndetse n'igihe arwaye akaba yagera mu zabukuru tukaba dushobora kumuha ubwishingizi kuzageza n'igihe Imana izamuhamagara akitaba Imana, nabwo umuryango we tugasigara tuha ubwishingizi, tukawufata mu mugongo, tukamuherekeza neza nuko agataha. Ubwo rero rwose turi muri serivisi zose cyangwa se aspect zose. Ndagira ngo hari wenda twabaza Vianney ho gatoya nawe atunyuriremo. Uvuze ko mufite ubwishingizi bwose, ariko ndagira ngo atunyuremo neza nyirizina ubu bwishingizi, niba ari ubw'ibinyabiziga yavuze, niba n'ubundi agenda bikomozaho gato kugira ngo tubashe kunyuramo bwose, noneho tugaruke dukomeza ikiganiro cyacu. Murakoze. Nibyo koko nk'uko mubibajije, tugira ubwishingizi bw'ingeri nyinshi. Nari ntangiye mvuga ko nshinzwe ibirebana n'ibinyabiziga, ni ukuvuga amamodoka, amapikipiki. Hari ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, urabona hano mu mujyi amazu ni menshi, nako ni mu gihugu hose. Ni ukuvuga ngo ni assurance dutanga kugira ngo niharamuka habaye inkongi, inzu y'umuntu iramutse ihiye, ibicuruzwa acururiza hariya biramutse bihiye bifashwe n'inkongi y'umuriro, tubashe kumwishyura kugira ngo asubire mu buzima, akomeze akore. Hari ubwishingizi buvuza abantu. Tuvuza abantu, tugira ishami ryitwa Medicare. Ni ukuvuga ngo nk'uko mubona n'ibindi bigo bikora bivuza abantu, natwe tugira iryo shami ryitwa Medicare rivuza abakozi, abantu bari hamwe baraza turabishingira benshi, noneho bagafata ubwo bwishingizi bakurikije uko bishoboye. Ni ukuvuga ngo hasa nk'harimo ibyiciro ku buryo ari abantu batoya bakorera umushahara muto, uciriritse n'uri hejuru, abo bantu bose tubitaho kandi tukabavuza ku buryo bishimye, ku buryo busobanutse. Tugira rero ubwishingizi, murabona hari ibyo bita amasoko ya leta bajya batanga, gupiganirwa amasoko akuri ibigo bya leta bishyira amasoko ku isoko, noneho tugatanga ibyo bita amakosiyo. Amakosiyo, ingwate, voilà, bivuze neza, tugatanga ingwate. Noneho waba ushaka gukora isoko ukaza iwacu, hari ibyo bita caution de soumission, caution de bonne fait na avance de démarrage. Ni ukuvuga ngo ugiye gutangira imirimo, hari amafaranga baguha kugira ngo ubashe gutangira, ibyo turabyishingira. Hari gukora imirimo neza, niba utsindiye isoko hari ingwate bakubaza gukora imirimo neza, ibyo turabitanga. Ibyo iwacu birahaba rwose, turabitanga, kandi dushimira n'abanyarwanda n'abanyamahanga batugana. Nzi ko tubaha serivisi nziza muri ubwo buryo. Tugira ubwishingizi bw'amashuri y'abana. Ni ukuvuga ngo umwana, igihe ndaza kugira icyo kubisobanura bihagije, ni uko narindimo mbirondora. Ni ukuvuga ngo umwana ava ku ishuri, ajya ku ishuri,
ava mu rugo ajya ku ishuri cyangwa ava ku ishuri ajya mu rugo, n'igihe cyose ari mu bikorwa by'ishuri, icyo gihe nabyo twatanga ubwishingizi. Tugira ubwishingizi bw'imizigo. Murabona nk'iyo u Rwanda rwejeje ikawa, rwejeje icyayi bakeneye kubijyana mu mahanga, burya ntabwo bapfa kubipakira gusa bidafite ubwishingizi. Hari abantu barangura ibintu hanze, mu bihugu byo hanze, bakenera ubwishingizi bwo kubizana kugira ngo nibiramuka byononekaye ibyo bintu byabo byishyurwe. Ngira ngo mu minsi ishize mwajyaga mwumva mu nyanja abantu bayobya amato bagatwara ibintu by'abantu, bavuga ngo birya bintu byabaga byishingiwe ku buryo baramutse bayobeje amato ibintu by'abantu bakabifata, aho bantu bataririra mu myotsi mubishyurira, aho bantu tubishyurira. Bo hari ubwishingizi nari mvuze ubwo bw'imizigo, ubwo bw'imizigo. Hari n'ubwishingizi murabona abantu bakunda gukora nko mu birombe by'amabuye cyangwa ku mihanda. Mu minsi yashize umuntu agana za Byumba, za Gicumbi, za Muhanga, hari ibiti binini byari bikuze biri ku muhanda, bagashyiraho abakozi bo kubitema. Kirya giti ushobora kugitema kikagwira umuntu witambukira, gishobora kugwira imodoka y'umuntu, gishobora nawe ubwawe wagitemaga kugukomeretsa. Ikirombe cy'amabuye gishobora kukugwira wari urimo. Icyo gihe iyo ufite ubwishingizi, iyo witabye Imana, birumvikana abawe basigaye tugira uburyo tubishyura amafaranga. Burya nta kibuzi cy'umuntu kibaho, ariko nabura impozamarira kugira ngo abo bantu babone ko uwabo wagiye yarafite agaciro. Mu by'ukuri ndumva mbunyuzemo, hari nubwo nibagiwe twagenda twibukiranya uko tugenda tuganira, tukagira ibisobanuro tuha abadukurikiye. Murakoze cyane. Ngira ngo ahari ibyo mwiyumviye abo turi kuganira muri akanya ni abakozi baturutse mu kigo Radiant Insurance Company Limited, aho gitanga ubwisungane cyangwa se ubwishingizi, batanga ubwishingizi ku banyarwanda abari bose cyangwa se ku ngeri izo arizo zose, ari abafite ibikorwa byabo bashaka gushingana cyangwa se n'ubuzima bwabo n'amashuri. Ngira ngo tunyuremo mu ncamake, ariko turacyari kumwe nabo. Ngira nk'uko mwabonye insanganyamatsiko yacu uyu munsi iravuga iti ese kutagira ubwishingizi bishobora gusubiza inyuma inyungu z'umunyarwanda cyangwa se igihugu muri rusange. Iyo mvuze inyungu ni ukuvuga yuko hari igihe ujyaho ngaho ukaba ufite nk'inzu yawe ikaba irahiye, warubatse amamiliyoni n'amamiliyoni yawe akaba aragiye, ukaba ufite ibikorwa byawe bindi, imyaka yawe waranguye cyangwa se ibikorwa byawe ucuruza uvuye kubirangura mu mahanga bikaba birahiye. Niyo mpamvu rero uyu munsi tuza kwibanda cyane turibanda ku nsanganyamatsiko ebyiri. Turareba ku bijyanye n'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, tunarebe nanone ubwishingizi bw'amashuri y'abana. Reka duhere ku nkongi y'umuriro. Ahari ngira ngo ndibaza yuko nahera kuri Joseph Cyusa agatangira tubwira noneho buriya bwishingizi. Ndagira ngo utubwire neza bugenerwa bande, butangwa mu gihe kingana gute, ese iyo umuntu yagize ibyago agahisha yanzu ahabwa amafaranga yo mu gihe kingana gute, kugira ngo umunyarwanda uri aho ngaho udukurikiye wifuza kubona ubwa bwishingizi abashe kubyumva neza nyirizina, amenye ati ubu bwishingizi ndamutse mbubonye bwaba bumfitiye akamaro. Ngira ngo mu minsi yashize mwagiye mubona hari ibigo by'amashuri byagiye bishya, hari amazu y'abaturage agenda ashya hirya no hino, ibintu byinshi cyane, ibikorwa remezo byinshi cyane bigenda byangirika kubera inkongi z'umuriro. Ndagira ngo rero Bwana Cyusa waturutse mu kigo Radiant adusobanurire neza uko ubwishingizi bukora n'icyo bwamarira abanyarwanda muri rusange. Okay, murakoze cyane. Ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro ni ubwishingizi abantu batumva cyane, ni ubwishingizi abantu bakenera iyo bamaze kubona umuturanyi ibintu byo byahiye. Ariko ni ubwishingizi bwiza cyane. Reka ntangire mvuga nti mumaze nk'uko umaze kwivuga, ibigo byinshi muri iki gihugu cyane cyane muri no mujyi wa Kigali biri mu rwose gufatwa n'inkongi y'umuriro. Ukagira gutyo ukabona gereza, ngira mwarabyumvishe, gereza za Kimironko n'izindi zagiye zifatwa n'inkongi y'umuriro. Ngira ngo niyo mu mujyi hari yaba yarafashwe n'inkongi y'umuriro. Aho hirya kuri Apakope hari umugabo wari ufite iduka acuruza amapine, iduka rye ryose rirakunguka neza habura ikintu kimwe akuramo. Ni henshi amashuri mujya muyumva, nk'ejo bundi mwumvise ishuri ryahiye, hari ibigo bigenda bishya mu ntara. Mbese inkongi y'umuriro ni ikintu gitera kitateguje kandi gituruka aho kibonye hose. Gishobora guterwa n'amashanyarazi, gishobora guterwa n'uburangare ku muntu akaba yasize wenda acometse ibintu biteka bimwe bishyushya, cyangwa se nuvuga ngo inkongi y'umuriro ni ikintu udashobora kuvuga ngo iki ngiki ngiye nzakirinda 100%. So ubwo aho ngaho nari mu kuvuga ikibitera.
noneho reka turebe umuntu ufite ibikorwa bye, dufate nk'umuntu wubatse inzu ye. Tekereza uragiye uguza ikibanza muri uno mujyi wa Kigali, uzi ukuntu ibibanza bigura, uragiye ushatse ibyangombwa, baguye ibyangombwa byo kubaka, uzamuye inzu yawe yo kubamo. Ntabwo ntekereza ko ushobora kuzamura inzu iri munsi ya miliyoni 10, miliyoni 15. Ubwo kandi ni inzu gusa, ntabwo tuvuze ibiri mu nzu. Harimo ibikoresho byo mu nzu, harimo intebe, harimo za salo, harimo ibitanda, harimo amatora, harimo ibikoresho byinshi cyane. Wajya kureba valeur cyangwa se agaciro mbese k'urugo rwawe, usanga amafaranga menshi cyane, ariko ukaba udashobora gutekereza ko bishobora kuyonga mu isegonda bitewe n'inkongi y'umuriro. So tukavuga tuti dutanga ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, tukaza tukakubera igisubizo. So tuti ibi bintu byose wiyushya kuya kugira ngo ubigereho, turaza tugufashe kubirinda. Ntabwo tuzabirinda ngo ntabwo bizigere bifatwa n'umuriro, oya, ahubwo turakubwira ngo nibiramuka bifashwe n'inkongi y'umuriro, tuzaza tuhabe kugira ngo wongere ugire aho utangirira. Rero nk'umuntu ufite iduka, nk'uko mugenzi wanjye Jean Marie bivuze, akajya kurangura ibintu by'amamiliyoni n'amamiliyoni, akaza agastoka, akigendera, agataha, ntabwo muze ngo aharare, agomba gutaha byensire akajya kuri famiye, ariko nagaruka yagaruka mu gitondo agasanga umuriro wabijyanye, ibintu byose byabaye. So Radiant Insurance Company ni kimwe mu bigo rwose gifite ubwo bwishingizi kandi kibufiteho ingufu cyane, kuko kugeza ubu ngubu nuko wenda tutazanye imibare twari kukwereka, abantu bacu bishingira ibyo bikorwa byabo bakabyishingira iwacu kugira ngo yishyurwe. Icyo kibazo nacyo waje kukibaza, kuko burya ahantu dutandukanira n'ibindi bigo by'ubwishingizi ni uburyo dukorera akazi kacu, uburyo dutanga serivisi zacu, kugira ngo umuntu yishyurwe iyo ibintu bye byahiye kandi yarafite ubwishingizi wacu. Nta bindi tumusaba, polisi bien sûr igomba kuba yahageze ikareba koko ko ibyo bintu byahiye kandi ikanatubwira icyabiteye. Icya kabiri, tugusaba kuzana ya nyandiko tuba twaragiranye igihe waza gufata ubwishingizi, twitwereke kugira ngo kuko turebe niba koko ibyahiye ari byo watubwiye, kuko burya assurance cyangwa se ubwishingizi bugendana ku masezerano tuba twagiranye. Ntabwo wambwira ngo mu iduka ryawe harimo amafrigo kandi abantu babizi ko wacuruzaga akawunga, ni nk'urugero ngo uze utubwire uti frigo zahiye kandi abaturanyi bazi ko ucuruza agahunga. Rero turakubwira ngo uze utubwire hakiri kare ucuruza iki, bifite agaciro kangana iki, tukaza tukabireba. Kwa kundi umuntu avuga ati ibicuruzwa ndabicuruza bigashira, nibishiruza utubwire uti wenda nahinduye nazanye ibindi bimeze gutya, kugira ngo ejo nibishya twebwe tuzagendera ku byo watubwiye, ibyo twumvikanye. None ukatuzana ya masezerano, bakara kutuzana ya masezerano nta kindi, mugakora devi, babyita gukora devi, kubarisha. Hari aburya abantu b'abahanga bazi kubarisha, bakabarisha bakaza bakatubwira bati ibintu by'uyu muntu byahiye bifite agaciro kanaka. Polisi nayo ikatubwira iti nibyo koko uyu muntu ibintu byo byahiye byari ubwoko n'ubu. Noneho natwe tukagenda ku masezerano tugaragara ko ibintu byahiye ibyo polisi tubwiye n'aba bantu babara batubwiye ni ubwoko, twasanga ibintu byose bihura. Ntabwo ushobora kumara iminsi 3, 4, 5 muri Radiant utari wishyurwa. Kwishyurwa nta kundi, igiciro waraduhaye. Ariko wenda tukiraho nyuma gato yabigeze ukomoza ukavuga uti abantu benshi bigeze ukomoza ugitangira ati abantu benshi ntabwo baritabira gahunda yo kujya mu bwishingizi bw'inkongi y'umuriro. None nkibaza ese ibiciro byabo byo bihagaze gute? Si cyaba ari cyo gituma buri munyarwanda wese atagira. Ndibaza yuko ibiciro bihagaze neza, mukagereranya mukareba mukayivara mukavuga uti uyu muntu bitewe n'inzu ye cyangwa se ibyo afite tubiha igiciro kiza ku buryo umuntu wese ashobora kukijera cyangwa se kuba yakibishyura. Ndibaza ko umuntu wese yajyamo. Ngiye ndibaza ku biciro ni ibintu byoroshye cyane. Yes. Iyo ufite ibicuruzwa ibyo bitwita marchandise, ntabwo tuguca amafaranga menshi cyane. Agaciro wabihaye twebwe tuguca 2.5, ndabeshya 2.5 ku gihumbi. Ruvuga kuri buri gihumbi duhaye, kuri buri gihumbi tubwiye turakubwiye ngo twishyiraho 2.5, 2.5, 2.5. Ubwo no kugira ngo ibicuruzwa byawe bibe bifite garanti. Reka dufate nk'urugero ibicuruzwa bya miliyoni 10, ibicuruzwa bya miliyoni 10, 2.5 ku gihumbi cya miliyoni 10 ni amafaranga yonyine tuguca. Kandi wibuke ko Radiant ni ikigo nyarwanda, ni ikigo cy'ubwishingizi cy'abanyarwanda. Uraza ukicira ukatubwira uti rwose mumfashe doko amamodoka yanjye bahangaha, abana banjye uraza kuza kubivugaho, abana banjye ubwishingizi bubahangaha, ibindi bigo byanjye bibaha. Ntabwo mwangabanyeze mukagira 2.3, tukareba kuko niba bishoboka tukaba twakumvikana
tukaba twawugabanyiriza ubwo aho mvuze ku bicuruzwa none reka tuvuge ku nzu Ku mazu usaza, abantu mu mazu babamo inzu y'umuntu yifitiye aba mu rugo rwe yarayubatse ifite wenda nabwo dufate urugero rwa miliyoni 10 inzu ye tuguca hagati ya 1.2 na 1.5 ku gihumbi ugereranyije n'agaciro iyo nzu ifite rwose 1.2 kugera kuri 1.5 ni ukuvuga ngo ariko nanone hari ibindi bintu tureba si iyo nzu yubakishije ibiki icyo ni icyambere ese iyo nzu isakaje ibiki kuko wibuke amasezerano twebwe tugenda ku byo twabonye icya gatatu ese iyo nzu yubatse uri kubona nk'inzu yubatse mu majyaruguru hafi y'ibirunga ntago yakwishyura kimwe n'inzu yubatse i Kigali kuko mu birunga hashobora kuba umutingito hashobora kuba ibirunga bikaruka ni ukuvuga ngo hari risike nyinshi kurenza ko inzu yaba iri i Kigali so ni rimwe hagati ya 1.2 kugera hagati ya 1.5 6 ku gihumbi ariko nabwo ubwo twamaze kureba ibyubatse inzu aho yubatse agaciro kayo n'ibindi. Okay, urakoze cyane ngira ngo wenda twagaruka inyuma gato none twongera tukareba tukavuga tuti ese ubukangurambaga mugira bwo nta bukangurambaga mugira muri ya gahunda yo kuvuga ngo niba wa muntu afite yanzu muvuze ko ari inzu ariko ndibaza ko muvuze inzu abenshi bo muri mujyi bumva ko za nzu n'ubundi busanzwe zikorerwamo mu bucuruzi cyangwa zo baba mbese bifite ukuntu ariko nkibaza nanone kuri wa muntu ukodesha we avuga ati ngiye nkodesha inzu niba nyirenze ataragiye muri bwa bukode atarishyuye bwa bwishingizi ntago wa muntu ukodesha we nta kuntu mujya mu rwego rw'ubwishingizi bw'ibikoresho byo mu nzu. Yego urakoze cyane burya umuntu ukodesha aba ameze nk'aho ari we nyirinzu ariko nanone wibuke ko nyirinzu asigara ahari aracyahari so uyu muntu ukodeshwa afite ibintu bye biri mu nzu y'uwo muntu akodesha buryo we icyo abacunga cyane ni ibyo bintu by'uwo muntu ni ibintu bye biri mu nzu ye kurenza inzu kuko inzu burya ntago aba ari iye uretse ko abayikodesha ubu bwishingizi bwa turabutanga kuko tuba tuzi ko byanze bikunze hari ikintu kizaba utazi igihe gishobora kuba utiteguye n'ubwo bwishingizi bwa turabutanga kugira ngo Jean Marie reka nunganire mugenzi wanjye Cyusa murakoze ibyo basobanuriye niko biri nagira ngo mvuge kuri icyo cy'inzu umuntu akodesha ubangiye nji wawe ndakubwira ni ndifuza ko nkodesha inzu yiwawe nkayibamo ngewe ninza nzimukana ibintu byanjye nza mfite igitanda mfite matora mfite frigo ibyo ni ibintu byanjye bishobora gufatwa n'inkongi bitabuza wowe nyirinzu ko uyifatira ubwishingizi kuko reka tuvuge ko habaye inkongi hagashya inzu n'ibintu byo mu nzu yego ubwo ngo mudafite ubwishingizi ndagira ngo aho ngaho abadukurikiye babyumve neza inzu idafite ubwishingizi nanjye ibintu byanjye waje gukodesha bidafite ubwishingizi biramutse bifashwe n'inkongi twembi twahomba ni ukuvuga ngo nshobora kuza mu nzu iwawe ngewe nkashinganisha ibyanjye nazanye mu nzu yawe nkagenda nkavuga inti nkodesha inzu n'iyi mfitemo ibintu bifite agaciro ka miliyoni 20 nkatanga liste yabyo nkabishinganisha icyo gihe biramutse inzihiye nyirayo atarafashe ubwishingizi bw'inzu ni ibintu bitandukanye ngewe ibintu byanjye bazanyishyura tuzabyishyura kuko ntabwo tuzamwishyura ariko nawe niba yarafashe ubwishingizi bw'inzu ye nawe tuzamwishyura ariko bivuze ko nanone wa muntu yarafashe ubwishingizi bw'inzu ye na bya bikoresho bikaba biri muri iriya nzu ngewe mfite ibikoresho byanjye muri ya nzu nkodesha ntarabyishyuriye byanga bikunda yanzu muzayishyura mwishyura ibikoresho bya wa mupangayi oya tuzabyishyura niba umupangayi ibikoresho byarafatiye ubwishingizi na nyirinzu agafata ubwishingizi inzu ye ni ibintu bibiri bitandukanye okay. navugaga ngo adukurikiye babyumve neza ubana ibintu bibiri hari inzu ushobora kuzamo ukavuga uti iyi nzu yanjye reka mbanze nyishingane hato nishya ntazaririra mu myotsi nanjye uje mu nzu yawe nkavuga inti ibintu byanjye reka mbishingane kugira ngo iyi nzu nishya ikabitwika ntazaririra mu myotsi kuko ntabwo wamenya ni ibintu bigoye ntiwamenya ngo ni ibintu biri mu nzu nibyo byateye inkongi ese insinga zensitaye mu nzu nizo zateye inkongi y'ibintu biri mu nzu kugira ngo bishye hanyuma ku byerekeranye n'ibiciro nagira ngo nongere nuzuze mugenzi wanjye ku biciro by'inkongi y'umuriro mwarimo mwibaza muti ese mukurikiza iki ubundi inzu y'amatafari ahiye
ntago assurance yayo igiciro ari kimwe n'icy'amatafari ya rukarakara, si kimwe n'ibiti. Urumva iyo umuriro ugeze mu biti urihuta kurusha mu matafari ahiye. Muri rukarakara kubera ko ibyatsi aba ari bibisi, umuriro urihuta kurusha amatafari ahiye kuko byo biba byarahiye nta birimo. Nabaha nk'urugero, nk'inzu ifite miliyoni 20 y'amatafari ya rukarakara ku mwaka yishyura 29,500 ku mwaka, yashya tukagusubiza miliyoni za 20. Inzu ifite amatafari ahiye yishyura 22,430 ku mwaka. Urumva icyo kinyuranyo ni ukubera ko hamwe ari amatafari ahiye tutitaye na agaciro nafashe k'inzu zinganya agaciro. Iyo amatafari ahiye ifite miliyoni 20 ni ya rukarakara ifite miliyoni 20. Ni ukuvuga ngo iya rukarakara tuzishyura ibihumbi 20, bazatwishyura 29,500 ku mwaka. Iyo amatafari ahiye ndavuga naza kugura assurance azatubwira ati inzu yanjye ifite agaciro ka miliyoni 20 ni rukarakara, uzaduha 29,500. Hanyuma ifite amatafari ahiye uzaduha ibihumbi 22,430 ku mwaka. Ni amafaranga rwose atari menshi atabuza umuntu. Ahubwo ntekereza ko impamvu bataza gufata ubwishingizi ari uko rimwe na rimwe baba batasobanukiwe n'ibiciro uko bingana, akavuga ati ubunyijyanye wenda banca nk'ayubatse cyangwa nk'inshuro ebyiri. Nyamara mu by'ukuri ni ubu nicyo twihatira, nicyo turabegera cyane muri iyi minsi kuko twabonye ko hari inkongi z'umuriro ku buryo bukabije. Turabegera kandi turabasobanurira, ubona ko umwaka ku mwaka bagenda babyumva bakumva ko bagomba gufata ubwishingizi bw'ibicuruzwa. Muribuka nk'ariya muri Mateus hashya harimo abakiriya bacu twarabishyuye, twaranabatabaye, baraduhuruje. Ndibuka nari za Kamonyi, baraduhamagara turahagera dusanga polisi irahari irazimya, hanyuma tubarura ibintu bukeye abantu turabishyura rwose basubira mu buzima bwiza. No kuvuga ngo nta gihe gishira umutarabishyura muhitamo bishyuye bikimara kuba rwose. Abo bantu ndabyibuka kuko nabibayemo kuva iryo joro hashya kugera bishyuwe, nabibayemo. Twabishyuye mu minsi 9 twatubaye amafaranga abo hari amaduka. Icyo nashaka kongeraho uko bivuze arakoze cyane, we azanye noneho imibare yuzuye. Ariko ibaze kubaka inzu ya miliyoni 20 ukananirwa kwishyura 29. Aba ari ikibazo byo gikomeye cyane. 29 byonyine iyo wamaze kuzuza inzu bya ndimwe byacu by'abajene ari byo twita ngo ni house warming, sibyo? Wamara kubaka inzu ugatumira abashuti zawe kugira ngo baze bataha inzu. Burya ntabwo ushobora kudepanza amafaranga ari munsi y'ibihumbi 100 cyane rwose, ushobora no kurenga. Nyamara kwishyura bwishingizi ibihumbi 29 ukaryama uzi ko inzu yawe ifite umutekano. Uvuga uti niyo najya mu mahanga, niyo nasohoka nkasanga inzu yanjye yahiye nzi ko muri Radiant. Yes, ngari nguko rero abo turi kumwe mu kiganiro na Sakonego na BTN, turi kumwe n'abatumirwa guturuka mu kigo Radiant Insurance Company, aho bari kutuganiriza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri gahunda zabo y'imikorere yabo, ariko banaboneraho umwanya wo kubakangurira abanyarwanda aho bari hose hirya no hino mu gihugu gufata ubwishingizi bw'amazu yabo, cyane ko batubwiye yuko kuba warubatse inzu y'agaciro k'amafaranga menshi cyane bikaza kurangira ya nzu igupfiriye ubusa kandi ari amafaranga make yabo baka mu bwishingizi bwabo, aba ari igihombo gikomeye cyane. Ngira ngo ahari imbere yuko dufata akaruhuko gatoya dutumikira abadutumye, nakongera kubasaba yuko ufite igitekerezo cyangwa se icyifuzo yakwandika ubutumwa bugufi, bityo tukabasha kubusoma cyangwa se akaba yewe yanaduhamagara kugira ngo afite ikibazo ashaka kubaza abashe kukibaza, ubwo turaza kugaruka twakira ubutumwa bugufi. Reka dutumikire abadutumye tugaruke mu kanya. The third edition of Ubuntu Arts Festival is here from July 14th to the 16th at the Kigali Genocide Memorial Amphitheater with incredible performances from Nigeria, USA, South Africa, DRC, Burundi, UK, Czech Republic, Uganda, Lebanon, Belgium, India, Sweden, Iraq, and Rwanda. Ubuntu is proudly brought to you by Ubuntu Arts Organization in partnership with Mashirika Arts and Media, sponsored by Squad
Fall, Southall, Sweets Corporation, Aegis Trust, Kigali Genocide Memorial, US Embassy, Belgian Embassy, Century Rwanda, Sorwate, Kiseki Restaurant, Swedish Embassy, Ruth Institute, Rwanda, Institute Française, Japanese Embassy, ISAC, British Council, Rwanda Development Board, African Digital Media Academy, and KT Rwanda Networks. Miss not the biggest arts festival in Rwanda. Ubumunu Art Meets Technology, bringing stories of home to life. Uko u Rwanda rutera imbere ni nako muri igihe turushaho kubatekerereza ibyiza bibabereye. Ubu ya application yayigiye kuri Android twayivuguriye by'akataraboneka. Nk'ibisanzwe iyi application ya igihe kuri Android iri mu ndimi enye, yoroshye gukoresha kandi ifite design inogeye ijisho. Ikiyongera kuri ibyo, ubu ushobora kutwoherereza inkuru binyuze kuri iyi application. Ushobora kandi no gusangiza inshuti zawe inkuru uri gusoma ukoresheje application ya igihe kuri Android ku mbuga nkoranyambaga zose ukoresha kuri telefone yawe. Akarusho, ufite application ya igihe kuri Android, buri nkuru igezweho ubona ubutumwa bugufi buyikumenyesha notification kuri telefone yawe. Iyi application ya igihe kuri Android iboneka kuri Google Play ku buntu, ndetse ukabasha gusoma amakuru n'igihe udafite internet. Ngaho komeza kuba uwa mbere mu kumenya amakuru yizewe kandi yihuse kuri telefone yawe cyangwa tablet aho uri hose igihe icyo ari cyo cyose. Tubonye umuhanda rwose byadufasha, imodoka igaturuka i Kigali ikambuka hano tubonye nk'ikiraro. n'inzu nayo yubakiwe n'abadamu kandi turengera n'umwana rero ufite ejo yarapfuye arwaye urwagasha n'umwijima. Ikijyanye no kurwanya umwanda cyangwa kwita ku isuku muri rusange ni gahunda ihoraho. Aha ngaho nguko rero tuba dutumikira abadutumye, ngira ngo mwese niho tuba tubasaba niba ufite ibikorwa byawe ushaka kwamamaza yuko watwegera BTN tubereho kugira ngo tubashe kwamamaza cyangwa se kugeza ibicuruzwa byawe ku banyarwanda hirya no hino mu gihugu muri rusange. Reka muri umwanya wo kubakangurira kwerekeza hariya i Remera imbere ya Stade Amahoro kuri Champion Hotel, aho bafite byinshi cyane byiza bigiye bitandukanye, bafite amafunguro ajyanye n'igihe, yewe iminsi itandukanye bafite byinshi aho ushobora kuruhukira. No kuvuga ngo ku munsi wo kwa gatatu bafite karaoke kuva isaa moya kugira ngo hari umuntu tukamwitaba tugakomeza tugaruka dutumikira. BTN alo? Alo? Yego? Mwiriwe neza? Na muri kuri BTN? Yego? Hari ikiganiro mbonye kuri televiziyo cya Radiant. Yego? Nashaka kubaza mu kanya hari umuntu usobanuye iby'ubwishingizi. None niba uri umukodesha ukodesha ahantu hanyuma ukaza kwimuka wamaze gufata ubwishingizi, usaba nanone ko wongera ukafata ubwishingizi nanone. Okay, witwa nde, uherereye he? Nitwa Claire Batamuriza, ni Remera muri Ruki ya kabiri. Okay, ngira ngo bacyumvishe bagiye gusubiza. Okay, ngira ngo ahari twari tukivuga kuri Champion Hotel iherereye hariya imbere ya Stade Amahoro ni i Remera, aho bafite byinshi cyane bigiye bitandukanye, bafite amacumbi meza ajyanye n'igihe. Ubwo nari mbabwira ko kuwa gatatu bafite karaoke, naho kuwa kane bafite salsa night, aho bafite abatumirwa cyangwa se abanzi batandukanye, bafite yewe no kuwa gatanu live music, yewe kuwa gatatu bakaba bafite karaoke. Ngaho nguko rero niba ari muri weekend guhera kuwa gatatu ugana Champion Hotel, bafite byinshi cyane byiza bitandukanye kandi ishobora kubakira ikabakira no ku gihe. Rero yuko ushatse no kugira ngo uba booking cyangwa se bagutegurire ifunguro, ushobora kubahamagara kuri 0787535869. Yo ni Champion Hotel igane imbere ya Stade Amahoro. Reka dukomeze ikiganiro cyacu nasa kunego na BTN, aho turi kumwe n'abatumirwa baturutse mu kigo Radiant Insurance Company Limited, aho batanga ubwishingizi butandukanye. Hari abagiye babaza ibibazo, tunakangura ko abandi bose bafite ibibazo bashaka kubabaza bakomeza babagana, turi kumwe nabo hano. Ariko tugiye kugana noneho kuri gahunda ijyanye na insurance cyangwa se ubwishingizi bw'abanyeshuri cyangwa se bw'abana bajya mu mashuri. Reka duhere kuri Cyusa wenda yatangire yasubiza uyu mubyeyi ubajije ikibazo kugira ngo dukomeze ikiganiro twakira n'undi butumwa bugufi. Okay, ni biroroshye cyane iyo ufite ubwishingizi bw'ibintu ukawukodesha ahantu ndetse igihe kikaza kugera ko wimuka, nta mbogamizi n'imwe twebwe tubona yatuma utatumenyesha yuko ugiye kwimuka.
ndetse ukanatumenyesha naho ugiye kwimukira kugira ngo kuko tube turi kumwe nawe, kuko ntabwo wakwimuka ntutubwire hanyuma hahandi wimukiye hashye hanyuma ngo utubwire ngo nari narimutse. Burya assurance, ikintu cya mbere gikora muri assurance nicyo bita ihanahana ry'amakuru cyangwa se communication ni ingenzi cyane. Iyo tumenyesheje ukatubwira uti narimutse, muze murebeho nimukiye, tukareba ibikorwa byawe, nta mpamvu n'imwe yatuma ubwishingizi bwawe budakomeza kugenda. So nkaba namusobanurira ni nta kibazo rwose, turabizi ko abantu benshi ducururiza amasatara yacu, igihe cyose habaye impamvu yatuma wimuka ni byiza kutumenyesha. Barakoze cyane ngira ngo ubwo nozuze mugenzi wanjye uyu mama abaje ikibazo cyiza, ndanamushimiye. Nibyo koko urabona nshobora kugura ubwishingizi mu kwa mbere nkodesha kwa mugenzi wanjye cyusa, noneho mu kwa gatanu bikaba ngombwa ko nimuka ku mpamvu tuzi twese zituma umuntu ashobora kwimuka. Hari igihe ubona amashuri y'abana bikagusaba kujya kwiyegera kugira ngo abana babe hafi, cyangwa se akazi wegera akazi. Ukuvuga ngo assurance kandi waguze ni umwaka. Ndagira ngo ako kana ko abadukurikiye bamenye ko assurance y'ingonyi y'umuriro ni umwaka, ifata igihe cy'umwaka. Noneho rero iyo wimutse nkuko mugezi wanjye yarabivuze urabitumenyesha. Tuvuge ko warutuye muri Rukiri ya mbere ugiye ku Kacyiru, urumva ko ugize ibyago ibintu byawe bigashya uri ku Kacyiru, twe tuzi ko utuye muri Rukiri ntabwo waturenganya. Ariko iyo wabitubwiye turaza tukavuga tuti wa mukiriya wacu wari muri Rukiri ya mbere yimukiye ku Kacyiru mu mudugudu uyu n'uyu mu nzu iyi, noneho biroroshye ko ziba bafite nimero, yimukanye bya bikoresho bye, yagira ibyongeramo akatubwira nabyo tukabyongeramo, nawe akongera nyine amafaranga birumvikana. Noneho kugira ngo uyu mumama rero iki kibazo ashira impungenge, ni ukuvuga ngo nta yandi mafaranga tumuca iyo yimutse, ahubwo aratumenyesha nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze. Noneho tukamenya ngo yagiye aha muri parcelle iyi n'iyi mu mudugudu uyu n'uyu mu kagara kanaka, agakomeza assurance yazashira kongera akaba. Okay, murakoze cyane. Ngira ngo ahari iminota irimo iraducika kandi dufite byinshi byo kuvuga ku bijyanye na gahunda y'ubwishingizi bw'abana. Ngira ngo icyo kijyanye n'inkongi y'umuriro abadukurikiye bamaze kucyumva, ariko twavuza ko ufite ikibazo yakomeza agatanga ubutumwa bugufi cyangwa se akaba yaduhamagara kugira ngo bashe kumusobanurira. Reka noneho tubaze bwana Vianney udusobanurire byimbitse ibijyanye, ariko amasasa nkaho yagiye kuri gahunda y'abana noneho ku bwishingizi bwabo. Murakoze. Ibirebana n'ubwishingizi bw'amashuri y'abana Radiant Insurance Company itanga, ni ubwishingizi bugamije kugoboka ibigo cyangwa kugoboka abana n'ababyeyi igihe habaye impanuka, igihe hari ibyangijwe n'abana ku ishuri. Ndatanga urugero. Ubundi ubu bwishingizi bugamije iki mu by'ukuri? Bugamije kurengera ibyangijwe n'abana igihe bava mu rugo bajya ku ishuri, cyangwa igihe bava ku ishuri bajya mu rugo, cyangwa igihe bari ku ishuri. Ishuri twe iwacu turibara gute? Turibara iyo umwana abyutse avuye mu rugo, burya yarenze irembo aba yatangiye ishuri, yagiye ku ishuri. Iyo nzira yose nayo ni ishuri. Ni ukuvuga ngo abana bazakina umupira cyangwa baterana amabuye, bamena imodoka yawe witambukiraga bamena ikirahure, icyo gihe kizishyurwa na Radiant niba icyo kigo uwo mwana yigaho gifite ubwishingizi burebana n'ibigo by'amashuri n'ubwishingizi bw'abana bari ku ishuri. Ni ukuvuga ngo umwana iyo avuye ku ishuri, igihe atarinjira mu rupangu rwawe iwabo, icyo gihe aba akiri ku ishuri. Iby'ishuri birangira iyo ageze mu rugo mu maboko y'ababyeyi be. Igihe umwana ari ku ishuri, igihe abana bagiye gukina, niba mfata urugero nka Pakope, abana babo bagiye gukina n'ikigo cya Kamonyi, ni ibikorwa by'ishuri. Icyo bazaba cyangwa icyo bazangiza, niba bafite ubwishingizi wacu tuzabishyura. Mbonero nshimira ibigo by'amashuri byinshi byatuyobotse, mbabwira ko rwose turi kumwe ku gihe cyose bagira ikibazo batugana. Ndagira ngo nkubwire ngo kubireba neza n'ubwishingizi, urabona abana bari ku ishuri, umwana ashobora gusimbuka. Hari ahantu abana basimbuka ugasanga umwana arakomeretse bakanavunika. Mfite ingero mu bigo by'amashuri hano hakurya muri Horizon, nko muri Pakope, n'ahantu bita mu Kijabagwe, abana bagiye bakomereka, umwana ashobora gukina n'undi akamukomeretsa. Icyo gihe amukomerekeje, amafaranga avuza uwo mwana Radiant iratanga iyo
bafite ubwishingizi wacu. Ushobora kujya gusura umwana ku ishuri, imodoka yawe ukayiparika hariya, abana bari mu gukina, umwana ashobora kuyigwaho cyangwa akayitera ibuye, ikirahuri kikameneka. Icyo gihe ndatekereza ko wavuga uti ishuri nirinyishyure, cyangwa ukajya kureba umwana, umubyeyi w'umwana uti umwana wawe yanyangirije, oya, icyo gihe Radiant irishyura ibyo bikorwa abana baba bagizemo uruhare mu kubyangiza kubera ko bafite ubwo bwishingizi. Ejo bundi hari ikigo nasuye, noneho abana bari mu gukina, umwana bari mu kwirukanka, umwana urugero uramukubita, undi amwirukankana, bari mu gukina uramukubita arakomereka. Icyo gihe ayo mafaranga avuza uwo mwana ni Radiant yishyura. Ngira ngo hari tukira aho ngaho cyase twerekeza kuri gahunda nyirizina, reka turebere hamwe noneho wa mwana uhabwa assurance mu bijyanye no kugira ngo yige abashe kwiga, ababyeyi be bareke kumwishyurira, aribyo turebaho. Harimo ukuntu umwana nta kuntu mujya mukora ku buryo umwana niba agiye ku ishuri naramwishyuriye mbere cyangwa se na savings muri Radiant nkabishyura mwebwe, none igihe kikagera umwana we akaba yakwishyurirwa na Radiant, icyo cyo ntacyo mugira. Ya murakoze, nibyo koko iyo service ibaho, ariko ntabwo turayitangira, turi mu kuyitegura. Kwa kundi ushobora kuba nk'uburi umusibateri ugatangira guteganyiriza umwana uzabyara ataranavuka rwose, utaranashaka, bibaho. Cyangwa umwana yavutse ukavuga uti uyu mwana wanjye ndifuza ko Radiant izamurihira maternelle, primaire, secondaire na université, bibaho ugateganya. Ubu turi mu kuyitegura, mu minsi iri imbere tuzayitangira. Ariko ngarutse kuri ibi dukorera abana ubu ngubu, hari uri ku murongo wa telefone yagiye, twakomeza. Ngarutse kuri ibi dukorera abana, ni ukuvuga ngo ubu bwishingizi bureba abana biga muri maternelle, muri primaire, muri secondaire no muri kaminuza, rwose kugira ngo mpumurize n'abantu bumve ko abayobozi b'ibigo benshi barabizi kuko turakorana. Ni ukuvuga ngo umwana umwe, reka tuvuge ko umwana akumeneye imodoka, tukishyura parabrise, aba yarishyuye, umwana umwe yishyura amafaranga 250 muri primaire na maternelle ku mwaka, ibiceri 200 by'ijana na 150 ku mwaka. Noneho muri primaire na maternelle baranganya, burya urebye n'abana baba bari mu myaka imwe kandi baba bigirana hamwe, burya kenshi na kenshi primaire na maternelle baba bari kumwe. Muri secondaire izi za 9 na 12 ni amafaranga 600 ku mwana ku mwaka. Muri secondaire zisanzwe ni amafaranga 800 ku mwana ku mwaka. Noneho secondaire z'imyuga zo zigira akarusho kubera ko ni abantu baba bakoresha ingufu, bakora mu mashanyarazi, babaza, bubaka, bajya kubikwa, bo bishyura amafaranga 1000 ku mwana ku mwaka. Hanyuma za kaminuza ni amafaranga make, ni amafaranga 1000. Ngira ngo ahari turafata kanya gato tubanze dusome ubutumwa bugufiya kugira ngo tubashe gukomeza kugira ngo nabwo mone umwanya wo kusubiza kuko amasaha yatujyanye. Mwiriwe, inzu yagize ati mwiriwe, inzu sinzi ko nabyanditse, inzu itari yakwandikwaho uyirimo wayibonera ubwishingizi. Ese inzu ifite nka salle de bain ebyiri, imwe ariyo itunganyije kandi ituwemo, bayiha ubwishingizi? Murakoze kunsobanurira, munambwire inzu ifite agaciro ka miliyoni 30 nakwishyura angahe n'ibikoresho byo mu nzu birimo? Ikibazo ngicyo ngira ngo twamaze tugasubiza icyo ngicyo, ngira ngo kuby'abana byo bari basibaye nk'ababyumvisheho gatoya, ariko iminota itubanye cyabure gutatsonera tubatumire mu kiganiro kugira ngo tubinonosore neza. Ngira ngo banza mugasubiza iki kibazo abaturage babajije. Icyambere cyabazaga ngo mwiriwe, inzu itakwanditseho uyu munsi wayibonera ubwishingizi? Banza usubize icyo ngicyo. Ikibazo cyambere nabanza nkamubaza mbere yuko nguha ubwishingizi, nabanza kubaza ninde yanditseho, sibyo? Kuko twebwe tugiye gutanga ubwishingizi tubanza no kumenya nyirinzu, kuko hari ibyangombwa byerekana nyirinzu, hari ibyangombwa byerekana aho inzu iri. Ibyangombwa byerekana aho inzu iri bigomba no kutwereka nyirinzu. Ntabwo rwose tugira amarangamutima ngo tuvuge ngo ntabwo twaguha inzu kuva atari iyawe, ntabwo twaguha ubwishingizi ku inzu atari iyawe. Upfa kuduha ibyangombwa byerekana nyirinzu, twebwe icyo tuba twishingira ni ya nzu. Icyo ndumva hari ntabwo gisubije. Okay, hari kindi ngo ese inzu ifite nka salle de bain ebyiri, imwe ariyo itunganyije kandi ituwemo, bayiha ubwishingizi? Ntabwo iyo tugiye gutanga ubwishingizi tubanza kureba ko inzu itunganije cyangwa se inzu idatunganyije.
twebwe icyo tureba ni uko nyirayo yatugannye akaza akatubwira ati ndashaka ko inzu yanjye mu ubwishingizi, inzu yanjye ifite agaciro kanaka, tukaza tukabireba kuko bihwanye n'ibyo yatubwiye. Naho ibyo ukorera ku nzu yawe ni nko kuvuga ngo se inzu yanjye iteye irangi ry'umweru mwayiha ubwishingizi, iziteye irangi ry'umutuku se ntimuyihe. Ntabwo twebwe tureba kuri izo detaye cyane. Ibyo twishingiraho, icyo tureba ni uko inzu uyituzaniye tukaza tukayisura tukareba kuko niba ifite agaciro kangana. Murakoze cyane. Yongera agira ati inzu ifite agaciro ka $30,000 nakwishyura angahe n'ibikoresho byo mu nzu birimo. Ngira ngo wadufasha kugisubiza Mr. Vianney. Murakoze. Nuko wenda atadusobanura ngo atubwire niba yubatswe na rukarakara cyangwa n'amatafari ahiye, noneho ngo atubwire n'agaciro k'ibintu ngereranije. Reka mubwire ko 30 tuvuge niba ari inzu rukarakara ifitemo n'ibintu bifite wenda nk'agaciro ka $6,000,000, yatwishyura $51,300 ku mwaka. 51,300. Naho ari amatafari ahiye harimo n'ibintu bya $6,000,000 yaduha $48,800 rwose niba tumusubije. Murakoze cyane. Ngira ngo ubu ngubu rero dusa nkaho twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu kuko iminota iratujyanye. Ikiganiro nakagaruka ngira ngo ahari abo tutatanyanye ikiganiro ni Sako Ntego na BTN, aho twari turi kumwe n'abatumirwa ba mu kigo Radiant Insurance Company, aho badusobanuriraga byinshi cyane bitandukanye kuri assurance zijyanye na inkongi y'umuriro, uburyo ki itangwa n'abayigenewe, n'uburyo banakangurira kandi abanyarwanda bose kwitabira kuko ireba buri munyarwanda uwo ari we wese. Ngira ngo mwumve yuko nanone bafite ubwishingizi bwo mu mashuri y'abana, aho igihe umwana wagiye ku ishuri agakomereka cyangwa se akaba yakwangiza ibyo abandi mu gihe ari ku ishuri, icyo gihe rwose baba bari tayari kubyishyura. Ariko banavuze yuko rwose aya mafaranga ari make cyane, banabakangurira yuko umunyarwanda aho uri wose gerageza kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gutera imbere, nawe ubwawe witeza imbere, ibyawe wubatse bidasubira inyuma. Gana Radiant Insurance Company Limited iherereye hano mu mujyi wa Kigali, ahitwa kuri CIC, ni imbere n'ahahoze Eto Muhima. Ni ahahoze Eto Muhima. Ubu ngubwo baraguha serivisi yose ushaka kandi ukeneye, ariko banatubwiye yuko bakorera hirya no hino mu gihugu hose. Ubwo ibiro byabo byose aho biri wabigana bakabasha kugufasha. Ikiganiro cya Sako Ntego na BTN nakagaruka. Ngira ngo abo tutatangiranye ni umunsi w'ejo isaha 2 za mugitondo kugera isaha 3 ariko mbonera n'umwanya wo kubararikira mwebwe mwese mutuye mu mujyi wa Kigali ko mwagana muri Kareke Pub and Restaurant. Bafite icyo kurya kimeze neza kijyanye n'igihe. Amasaha yo kuruhuka bagane mu nyubako yabo yo kwa Rubangura, babashe kugufasha kandi bakwakire neza. Ubwo rero twari mwari kumwe nanjye Bizimana Bergine, ikiganiro na Sako Ntego na BTN. Bye bye. Tubonye umuhanda rwose byadufasha, imodoka igaturuka i Kigali ikambuka hano tubonye nk'ikiraro. N'inzu nayo yubakiwe n'abadamu kandi turengera n'umwana rero ufite cyo yarapfuye arwaye rwagasha mu mwijima. Kijyanye no kurwanya umwanda cyangwa kwita ku isuku muri rusange ni gahunda ihoraho.